Yes, reka mbagezeho igice cya kabiri cy'ubusobanuro bw'iyi mirongo yo mu biganza. Ejo nari nababwiye ku bijyanye n'uyu murongo bita heartline cyangwa se umurongo w'urukundo. Uyu murongo w'urukundo rero nk'uko nari nabibabwiye uratandukanye, abantu ntabwo bafite imirongo imeze kimwe, ntabwo uyu murongo mu kiganza wikase kimwe. Niyo mpamvu ngiye kubereka kuri buri muntu uko buri murongo wiwe wikase n'ubusobanuro n'uko ateye ndetse n'ikizamubaho. Abantu bateye gutya mu kiganza bafite bene uyu murongo baba bafite amarangamutima, bashobora gukontorora amarangamutima yabo. Ni ukuvuga ngo ni ba bantu nimba agize ikibazo ashobora kuba yakontorora amarangamutima ye, utamubona yababaye cyangwa se ngo ubone yagaragaje amarangamutima cyangwa ubone ngo yabaye stressful cyangwa yagize amastress ngo ubibone. Ni abantu bazi gukaruma amarangamutima yabo nimba bageze mu bihe bigoye, ukabona baratuje rwose nta kibazo na gikeya bafite. Kandi ni abantu bagira urukundo kandi bagira depression. Aba bantu bakunda kugira n'indwara z'umutima. Aba bantu bakunda kurwara indwara z'umutima. Ni ukuvuga ngo nimba ufite iki kimenyetso mu kiganza ujye wihangana, ugire gute, witondere cyane ibintu bijyanye n'amarangamutima yawe, kubera yuko nk'uko nabisobanuye aba bantu kuba bagira amarangamutima batashobora kugaragaza amarangamutima yabo, navuga ko bahisha amarangamutima yabo. Ni ba bantu nimba agize ikibazo ashobora guceceka nyine agashiriramo imbere. Ibyo bintu rero bitera umutima, bitera ikibazo. Nimba ufite bene iki kimenyetso wisuzuma urasanga ariko uteye. Noneho bene abantu bafite noneho uyu murongo ukase uturutse munsi y'urutoki rwa musumba zose ukomeza hirya ku gahera, aba bantu ni abantu bikunda cyane iyo bigeze mu rukundo. Ni ukuvuga ngo ni ba bantu iteka usanga nimba muri mu rukundo agahora agushinja amakosa, agahora ashaka kuba ari we ujya imbere, agahora ashaka ko ngo aba ari wowe umutetesha we ntagutetesha, ni ukuvuga ngo aba ari wowe umwitaho we ntakwiteho. Ni ukuvuga ngo agahora ashaka buri kantu kose kerekana yuko mu rukundo wowe utamwitayeho kandi nta kuba utagize, nyamara we hubwo ibyo umukorera watabikora. Aba bantu rero barikunda cyane 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 ariko mu rukundo. Akenshi bene aba bantu nta nubwo bakunda kuramya urukundo, ntabwo bakunda kubona abantu bahuza n'imico yabo. Ni ukuvuga ngo nimba ufite bene iki kimenyetso itwararike cyane. Ntabwo byakorohera kubona umukunzi, ntabwo byakorohera kubona umuntu witwaraho uko wiboneye bene iyi mico yawe ufite wo kwikunda. Kandi mu rukundo tuzi yuko ari uguhererekanya, ni mpanguhe, ndagukunze nawe unkunde, mafection nawe nyiguhe. Aba bantu rero siko bateye, nyamara ni wa muntu yumva ko yakwicecekera ntakwandikire, akaba ari uhora umwandikira, ntaguhamagare akaba ari uhora umuhamagara. Aba bantu rero biragora ko bubaka n'ingo, birakora ko bubaka n'ingo, urugo rwawe umenye ko bimukangaratete nimba uteye gutya. Tugeze rero ku bantu bafite iki kimenyetso cyangwa se uyu murongo wo mu kiganza ukase uhera munsi y'uru rutoki rukurikirana na musumba zose. Aba bantu ni ukuvuga ngo urabona ko uyu murongo wo ni mugufi cyane. Nimba uteye gutya ushobora kwireba mu kiganza ugahita ubibona. Uyu murongo uhereye kuri uru rutoki munsi y'uru rutoki rukurikirana na musumba zose, bene aba bantu ni abantu bajya mu rukundo mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo biroroshye cyane ko aba bantu binjira mu rukundo, ariko ikibi cya bene aba bantu nubwo binjira mu rukundo mu buryo bworoshye, navuga yuko bagira urukundo nakwita ko ari nk'agahararo, kubera yuko uko binjira mu rukundo mu buryo bworoshye ni nako babivamo mu buryo bworoshye. Nimba ugiye gushakana n'uyu muntu, menya ngo hazaza hawe biragoye yuko uyu muntu uzamugumisha mu rukundo, kuko ni umuntu ushobora kuba yakunda buri muntu wese. Ni umuntu ushobora kuba yajya mu rukundo akabihaga agakunda undi. Aba bantu nimba uzi yuko ufite umuntu mukundana uteye gutya, cyangwa se nimba uzi yuko uteye gutya, menya yuko kwinjira mu rukundo kwawe ni uburyo bukorohera cyane cyane, ariko no kubivamo ni nk'ako kanya. Nimba winjira mu rukundo mu buryo bworoheje, no kubivamo biba mu buryo bworoheje.
aba bo bafite bene uyu murongo urambuye kandi ari mugufi nk'uko mubibona uratangirira hirya cyane y'urutoki rwa musumba byose, ariko urarambuye ni mugufi cyane. Bene aba bantu sindi baze kuvugaho ibintu byinshi bo, aba bantu bo ntabwo baba bakunze kujya mu rukundo. Ni ukuvuga ngo ni abantu baba batashishikazwa n'ibintu by'inkundo, abantu nyine uba babona ibintu by'inkundo, ibintu byo gukundana, ibyo bintu batabirimo. Iyo ugize nk'ibyago noneho mba nabyita ibyago cyangwa se amahirwe sinzi uko nabyita, ugakundana na bene uyu muntu, ni wa muntu nyine uba utamuzanaho ibintu ngo bya romance, umuzane ngo ibintu ngo byanuza, oya, ubona atabishishikaje rwose. Nyine ashobora kujya mu rukundo kubera ko ari itegeko ry'isi cyangwa se itegeko rya sosiyete, nimba ariko nabyita, kugira ngo yibonere yubake urugo, abone umuryango. Ariko ntabwo bene aba bantu bagira romance, ntabwo aba bantu bagira ibintu ngo byo guteteshanya, ngo ibintu ngo byo kujya ibintu mujya mugira by'inkundo nyine, aba bantu ntabyo bagira kabisa. Unabimuzanyemo bumugoye, ni wa muntu aba yumva yuko yaza nimba aje gutereta yakubwira ngo tugende tubane, nta mwanya wo gutereta afite, nta mwanya wo kujya kubembereza afite. Aba bantu ni uko bateye, nimunahura mukajya mu rukundo uramenya umuntu ntuzamugore. Ibyo bintu ntabyo azi, ntabwo ibyo bintu yabivamo rwose, wamumuhishe. Nimba uzi yuko uteye gutya wirebe, urisuzuma urasanga ariko uteye. Abantu rero bafite bene uyu murongo muremure kandi wihese, cyangwa se bavuga ko wihese ukase nk'ikoni. Bene uyu murongo aba bantu bakunda kugaragaza amarangamutima yabo, ntabwo bitangira, bagaragaza amarangamutima yabo n'ibyiyumvo byabo. Ni ukuvuga ngo bene uyu muntu nimba umubabaje, muhita mubirangiriza aho ngaho, ntabyo kujya kubika inzika ngo arajya kugira gute. Nimba umubabaje akubwiza ukuri ko umubabaje, nimba umushimishije nabwo akubwiza ukuri akishima akanagushimira. Ntabwo ari wa muntu uhisha amarangamutima ye. Nimba ababaye arabikwereka, nimba arakaye arasakuza, nyine uburakari bwe akaburekura bukagenda. Ni ukuvuga ngo ntabwo azi guhisha amarangamutima ye n'ibyiyumvo bye. Nimba yishimye arirekura, ubibone ko yishimye. Nimba wamubabaje, ubwo murajya mu migeri nyine, nimba ari mu migeri, nimba ari mu mitsi, nimba ari ugutongana muratongana, ntimukarwane, si byiza. Ariko aba bantu niko bateye, ntabwo ahisha amarangamutima ye. Nimba ari umuntu umubwiye nabi murabirangirizaho, ntabyo kubibika ngo tuzabisubiremo ejo. Nta by'ejo, biba bigomba kurangira uwo munsi. Nuko gahunda ziba ziteye. Aba bantu rero bari n'abantu beza, kuko muri bo nta nzika bagira. Nimba mutonganye mwagiranye ikibazo, mu munota umwe murongera mugahita museka, biba byarangiye. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu mwagiranye by'ibibazo byashiranye n'icyo gihe cyarangiye. Ibyo rero bene aba bantu ni beza cyane, kuko ni umuntu ushobora kuba mwagirana ikibazo mukakirangiza, mukongera mugasubira mu bihe bisanzwe nta kibazo. Noneho mwitegereze uyu murongo wo ukuntu ukase. Uyu murongo wo uba ufashe kuri wa wundi w'ubuzima, wa murongo w'ubuzima, wa wundi nababwiye ukata neza hafi ya musumba y'igikumwe. Uyu murongo wo uba unakase ureba hasi, ariko ufashe ku murongo w'ubuzima. Bene aba bantu bakunda kugira amarangamutima, bakunda gukomereka cyane, bakunda gukomereka umutima cyane. Ni ba bantu akantu kose kabakora ku mutima, bakunda gukorwa ku mutima cyane. Nimba umukoreye akantu ku mutima, nubwo kaba ari akantu ubona we katoroheje, bikamubabaza cyane ku buryo yumva umeze nk'aho ushwanyaguritse umutima. Ni ukuvuga ngo aba bantu bakunda kugira amarangamutima bakora ku mutima cyane cyane, ariko bivuga ngo ariko ni ya marangamutima bakomeretse umutima. Ni ukuvuga ngo bakunda gukomereka cyane umutima. Nk'uko uyu murongo ugenda ugafata kuri wa murongo w'ubuzima, urumva bifite ahantu bita bihurira n'ibintu bijyanye n'umutima n'ubuzima nyine. Aba bantu nimba mukundana, ujye witwararika cyane amagambo umubwira, ujye witwararika cyane ibyo umukorera, nimba mukundana cyangwa se mubana. Aba bantu bakomereka umutima cyane mu buryo bworoheje, kandi bene aba bantu biba binoroshye ko barwara indwara y'umutima. Mujye mwitwararika, nimba uzi ko uteye gutya cyangwa se ubana n'umuntu uteye gutya, ujye witwararika cyane. Noneho twagiye ku bantu bafite bene uyu murongo umeze nk'amawave, cyangwa se ukase mu buryo wagira ngo harimo amakoni. Uyu murongo ukase muri ubu buryo
bene aba bantu bakunda kujya mu nkundo nyinshi, bakunda kugira abakunzi benshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo baba bari serious mu rukundo, ni wa muntu icyo nita gutendeka. Navuga ko ni bene ba bantu batendeka cyane, ugasanga nimba ari umugore, ni urugero ngiye gutanga mwihangane nkoresha amazina, agakundana na Karoli, agakundana na Pierre, agakundana na Ildefonse, ubwo ndikoresha amazina uko abantu bayita. Ubwo Ildefonse ni Ildefonse, Alphonse, Pierre cyangwa se Peter, agakundana na Canisius, umvuga ngo akagira urukundo rwinshi. Aba bantu rero nimba mukundana, sinkubwiye ngo uhite umwanga, ariko bene abantu ntabwo baba ari serious, menya ko atari we mukunzi wenyine afite. Biranagora rero ko bene aba bantu iyo bubatse ingo bubaka ngo zirame, kubera yuko niyo ashatse ntabwo aba committed ku mupatina umwe, afatiraho agakundana n'abandi bantu ku ruhande, kubera yuko bene aba bantu nyine ntago amesa kamwe tu, niko mshatse kubivuga, ntago amesa kamwe, niko bano bantu baba bateye. Yes, tugeze rero ku murongo uba umeze nk'urambuye kandi uteganye neza na wa murongo nababwiye witwa uw'umutwe. Ni ukuvuga ngo uyu murongo wo hagati uba uteganye n'uyu murongo wo hagati kandi urambuye. Bene aba bantu baba ari beza cyane mu kuba wabakontorora cyangwa se wabamanipira, nimba ariko ndi bubyite, ndabivuga gute mu kinyarwanda. Ni ba bantu ushobora kuba wagenzura amarangamutima yabo. Tuvuga urugero, nimba babaye ufite kuba wakongera ukamuryoshya ukaba wamugarura akongera akishima. Ni ukuvuga ngo bene aba bantu biroroshye cyane. Bene aba bantu noneho ikibi cyabo, navuga ko ari nk'ibibi bafite bibabaho, bene uyu muntu biroroshye kuba wamuta no mu mutego ukamushuka nimba mwagiranye hari nk'ibyo ushaka umushakaho, ukamuryoshya ukaba wamushyira mu ngeso ushaka yuko we wamushyiramo cyangwa se ukeneye ko mwajyanamo. Bene uyu muntu nanone icyiza cyabo nabyo, iyo mwarakaranyije, tuvuge murabana n'umugore n'umugabo cyangwa se ni fiancé cyangwa ni chéri, murakundana muri mu rukundo, bene uyu muntu iyo wamurakaje biroroshye ko wakongera ukatuma yishima. Ni ukumuryoshya byitagiye kumanipira, reka mbyite gutyo. Bene uyu muntu uramuryoshya ukongera ukamugarura mu murongo ushaka ko aba arimo. Niko aba bantu bateye. Mwitegereze uyu murongo umeze nk'ucagaguye. Uyu murongo urabona ko uracagaguye. Uyu murongo abantu bawugira hano, munyumve neza, munahitondere cyane, kuko bene aba bantu ubuzima bwabo iteka buba buri mu kaga, kuko bahorana amarangamutima ashobora kuba yabateza ihungabana. Ni ukuvuga ngo bene aba bantu bakunda guhungabana cyane. Akantu gato, tuvuga urugero, ushobora kumubwira amakuru mato, ni urugero umwana araguye, bino bisanzwe, agahita ahungabana ku buryo yajya no muri koma. Bene aba bantu bagira amarangamutima, ni ukuvuga ngo umutima wabo nyine uroroshye cyane, amarangamutima yabo ari hafi cyane ku buryo bitandukanye na wa wundi wa mbere nasobanuye. Aba ngaba bo amarangamutima yabo byo anabatera ihungabana, barahungabana nyine, ukabona yahungabanye ku buryo ushobora kumukanga, ukabona arahungabanye kugira ngo yongere kugaruka muri etano rumare, bikamufata igihe, ku buryo ushobora kumubwira inkuru runaka agahungabana ku buryo yajya no mu bitaro bakamushyiramo serumu. Aba bantu mujye mubitondera, nimba mukundana itwararike, nimba mubana itwararike. Aba bantu nk'uko ubibona uyu murongo ucagaguyemo n'umutima wabo nyuvuga ngo uroroshye cyane, nyine ubu urakomereka cyane. Mujye mwitwararika cyane rero muri bene aba bantu nimba mubana. Noneho mwitegereze uyu murongo wo ubirimo akantu kameze nk'akaziga mo hagati, kandi ukase, ni ukuvuga ngo ukase uhereye hagati y'igikumwe cyangwa se hagati y'uru rutoki rwa mukubita rukoko, ariko ushobora no guhera imbere yaho. Ikibazo saho utangiriye, ikibazo ni aka kaziga karimo. Nimba wirebye mu kiganza ukabona bene uyu murongo wawe urimo akantu kameze nk'akaziga, menya ngo ufite ikibazo, kubera yuko bene aba bantu ni abantu bahora bababaye, bahorana umubabaro, kandi ndabyita gute, ni abantu baba bafite ibintu bimeze nka depression.
nimba ariko ndi bubyite, navuga ngo bafite agahinda gakabije. Bene aba bantu bahorana umunabi, bahorana umubabaro, bahorana mbese nyine bahora bababaye, bahora barakaye. Ni ba bantu nyine babita mu Kinyarwanda, munyihanganire mbikoresha muri iryo, ariko reka ne kubivuga kuko hari abantu bankurikiye bateye gutya kandi nyamara si bo babyikururiye. Ariko bene aba bantu ni byiza nimba ufite umuntu mukundana uteye gutya, ni byiza nimba ufite umuntu mubana uteye gutya, jya umuba hafi, tuma yishima, gerageza gukurura amarangamutima, gerageza kumuha ibyishimo, kuko bene aba bantu bahorana umubabaro, bahorana agahinda, bahorana depression. Noneho mwitegereze uyu murongo wowo, harimo uturongo dutoya tumeze nk'utunyuramo. Muwitegereze neza, harimo uturongo dutoya tumeze nk'utugenda tunyuranyuramo. Bene aba bantu nabo ni ba bantu bagira trauma, bameze nk'uriya mvuze bwa mbere. Uri ufite akaziga, n'aba ngaba bafite uturongo tunyuranyuramo duto duto, ni ukuvuga ngo aba bantu bombi ni abantu bagira amarangamutima y'ihungabana, bahora nuvuga ngo barahungabana cyane ku rwego rwo hejuru. Aba bantu mujye mubitondera cyane, kubera yuko nimba ashobora kugira ikibazo cy'ihungabana mu buryo bworoheje, uba ugomba gucunganwa n'amagambo umubwira, ugacunganwa n'amagambo n'ibikorwa umukorera, ugacunganwa n'uko umubanira. Aba bantu mujye mubitondera cyane, kubera yuko murabona yuko utu turongo duca neza muri wa murongo w'umutima, muri hotline nyine ducamo. Iki ni ikimenyetso cyerekana yuko umutima uri soft cyangwa se uroroshye. Jya witwararika ugerageze, nubona nanakubabaza ubireke nyine, wowe umuharire, kubera yuko ushobora kumusubiza nyamara amakosa ari naye, ugasanga arahungabanye, noneho ubigize bibi cyane, ugiye no mu bitaro. Mujye mwitwararika rero. Yes, ndatekereza imirongo hafi ya yose, nimba ahubwo ni yose, nimba ntaho nibeshye, ndatekereza ko yose ngize icyo nyivugaho. Uramutse wirebye ukabona nta murongo n'umwe navuze muri iki kiganiro, ntaho nakuvuze, nyandikire kugira ngo nawe nguhe ubusobanuro bw'umurongo wawe. Hanyuma rero ikiganiro gikurikira tugiye gukorana, ndaje mbasobanure cyangwa se mbabwire kuri uyu murongo w'urushako cyangwa se umurongo w'urugo wa mariage. N'aka karongo mubona kari ku ruhande gasa na papo cyangwa se gasa n'idoma. Aka kantu mubona kari ku ruhande kari munsi y'aka gatoki k'agahera. Uyu murongo ushobora kuza ari umwe, ushobora kuba ari ibiri, ushobora kuba umwe ari muremure undi ari mugufi, ushobora kuba irenze ibiri. Ariho ushobora kugena igihe umuntu ashobora gushaka cyangwa se inshuro umuntu ashobora gushaka. Ushobora kuba ukataguye ukamenya nimba umuntu muzashakana ashobora kuzarwara cyangwa se agapfa mbere yawe. Ushobora kuba ari mugufi umwe undi ari muremure, bigaragaza ko ushobora gushaka bikanga, ukongera ugashaka yenda urugo rwa kabiri ukaguhira, cyangwa n'urwa gatatu birashoboka, bitewe n'intuza. Nayo ni imirongo igiye itandukanye, kuko ntabwo ari abantu bose ntabwo bagira umwe cyangwa tubiri gusa, cyangwa se kamwe kari straight. Oya, hari n'akagaragaza nimba partner wawe cyangwa se umuntu muzashakana ashobora kuzagira ibibazo by'uburwayi akaba yapfa mbere, cyangwa se akaba yapfa mbere y'igihe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byose, cyangwa se hari n'akagaragaza ko umuntu muzashakana ashobora kuzagira amafaranga cyangwa se ari umunyamafaranga, ariko akaba ari wa muntu udashobotse, ugutesha umutwe mu rukundo, ugutesha umutwe mu rugo. Ibi byose nzabibasobanura mu kiganiro gikurikira iki ngiki, kuri uyu murongo ujyanye n'umurongo w'urugo cyangwa se umurongo w'urushako. Ibi ni ikiganiro kiri buze gukurikira, mwihangane. Iyi mirongo yose nzayibasobanurira, kuko nabonye abantu benshi bambwira yuko iriya mirongo nasobanuye bwa mbere abenshi bagiye bisangamo. Reka mbashimire cyane rero wowe ko subscribe kuri Layla Wiz Show, hanyuma nawe utarayikora Imana iguhe umugisha. Kandi ndaguhamagarira ko wakanda kuri subscription kugira ngo winjire mu muryango wa Layla Wiz Show. Reka mbashimire cyane rero, babwire ngo reka duhure muri video ikurikira. Nakagaruka, bye. Ibintu njya mbabwira mwifashisha gukora cyangwa se gukoresha abantu muzi yuko mutabifite cyangwa se mudafite aho mwabikura, cyangwa se mwabibaho mwabikura, murampamagara muri benshi,
nabamuna igisubizo rero, nabazaniye umuntu wabafasha ucuruza ibi bintu byose birimo imyunyu yo mu nyanja, irimo biriya byose mbabwira gukoresha, ndetse afite n'ibindi nzagenda mbabwira ku mavideo yandi azagenda akorwa nyuma. Muhamagara rero kuri 0792365510 cyangwa se ubanzeho plus desa 50 792036 kugira ngo iyi nimero uyibone kuri WhatsApp, umwandikire aho waba uri hose, haba mu gihugu no hanze yacyo. Uyu muntu yabasha kukugezaho ibyifuzo cyangwa se yabasha kukugezaho ikintu wifuza cyangwa se ukeneye. Umuntu numwe kuri iyi si wahiga Mwarimu Clement. Reka mbabwize ukuri, nari nibagiye kubaha amakuru meza, kuko Mwarimu Clement niwe mwarimu wenyine mu Rwanda no hanze yarwo ushobora kuba yakwigisha ku bintu bijyanye no gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ubwo ndavuga perimi, ukaba utarata amafaranga watanze, uyishyura rimwe gusa, kandi wishyura ari ukumajije kugira gute kubona perimi yawe. Urumva uyu mugabo ni umuhanga, ariyizeye. Umuntu ukubwira ngo jyewe ndakwigisha nutabona perimi ntuzanyishyure, urumva uyu mugabo atari umuhanga mw'abantu mwe. Reka mbabwire, kwiga kwa Mwarimu Clement ni gukora booking, kubera ko ntago ajya yakira abanyeshuri benshi bazamugora kugira ngo agenda abigishe igihe gito cyangwa se abigishe nabi bazatsindwe. Ukora booking akakira abanyeshuri bake mu gihe runaka, warangiza akazabigisha neza bagatahana perimi insinzi gusa, akakira n'abandi gutyo na gutyo. Kora rero booking ubashe kuza mu b'imbere, uhamagara kuri nimero ye, ngiye kuyishyiraho hasi ku kiganiro, hanyuma cyangwa se ukabasanga aho bakorera ku Nyamirambo hafi na Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zijya Kimisagara na Nyabugogo. Rero uyu mugabo ni umuhanga cyane, ni inararibonye mu bikorwa bye byo kwigisha gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, ni nyambere cyane. Mwarimu Clement hejuru cyane, hejuru cyane, hejuru cyane. Reka rero tumugane kugira ngo tutakomeza gutsindwa, dukomeza gutanga amafaranga ya buri munsi. Umunsi watanze amafaranga uratsinzwe, ejo ugiye handi uratanze uratsinzwe. Ibi bintu bitesha n'umuntu umutwe akumva aranabihaze. Ariko iyo uvuze uti ngiye ahantu ndi siri neza ko ndi bukorere uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, hanyuma paf umunota umwe nkahita ntahana intsinzi yanjye, nta handi rero aho ngaho ni kwa Mwarimu Clement. Ni Nyamirambo hafi no kuri Tapis Rouge ku cyapa cya taxi zitwara abantu Kimisagara na Nyabugogo, hanyuma ukaba wabagana ugakora booking, nawe ukiga mu b'imbere mu gihe gito cyane, ukabutahanye agapapuro kawe. Nanjye mvuze ngo agapapuro ni agakarita we. Ni muri gahunda ya tunga perimi munyarwanda, nta handi wayisanga, ni kwa Mwarimu Clement niho honyine.